noneho ngo muri uko kurabagirana bagiye kwitegereza habonekamo abandi bagabo babiri bari kumwe nawe, barababwira ati mubyuke, mwitinya, mwigira ubwoba, nimwikange, ndi kumwe namwe, nimwikange, ndacyahari, nimwikange, ndi hafi yanyu. Batatu barimo Petero, barimo Yakobo, barimo na Yohana, bari abagabo batandatu. Uwiteka ahagarara hagati yabo arababwira ati nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, mumwumvire. Haleluya. Akibivuga ngo mumwumvire, ngo Petero na Yohana na Yakobo bakibyumva bikubita hasi bubamye, baragwa bagwa igihumure, barahwera, bararaba, bakiraba. Yesu agira urukundo n'imbabazi, aravuga ati aba bagabo bashobora gukeka ko turi amadayimoni, bashobora gukeka ko turi bindi. Arababwira ati oya, nimuze abakoraho arariho. Abantu benshi bumvaga ko Mose ngo yapfuye akagwa mu butayu atageze i Kanani kandi yari yarabibwiwe, bakumva ko yarimbutse. Arababitekereza batyo, ariko Mose nta kibazo yigeze agirana n'Imana. Bibiliya natubwira ngo umurambo we ntiwabonetse, Imana yonyine niyo yabyikoreye, niyo yamushyinguye, ibikora mu buryo bw'icyubahiro, iramwubahisha. Ariko ku munsi wo kugira ngo isobanure byinshi mu byo yavuze, ku munsi wo gusobanura amateka yayo, imuhishurira Yesu, imuhishurira Petero na Yakobo na Yohana, irabereka ngo dore nguyu Mose, dore nguyu Eliya, ngaba bana banjye. Bakunzi ba Comrade TV batuye mu mpande zose z'isi, abatuye ku mugabane w'i Burayi, abatuye muri Amerika, abatuye ku mugabane wa Aziya, abatuye muri Afurika yacu, ndetse batuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane no mu mujyi wa Kigali rwagati aho dukorera, abatuye mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amahoro y'Imana turagira tuti nabane namwe, kandi abane n'abakunda izina rya Yesu bose bataryarya. Yesu Kristo nashimwe, kandi Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Tubahaye ikaze rero nanone kuri aya manywa muri studio za Comrade TV, aho tuba twicaye imbere ya mikro na kamera, ndi kumwe n'umunyamakuru Elade Tuyishimire, dufatanyije umurimo mu buryo butandukanye bwo gukorera Imana. Ni inzira nziza twahisemo yo gukora mu buryo bugaragarira amaso abantu, tukabaha ubutumwa bubakwiye kandi buhindura imitima yabo. Iyo ni inzira kandi tutihitiyemo ubwacu, kuko umwuka w'Imana nawo yagize uruhare runini mu kuturarika kugira ngo dukore uyu murimo mwiza w'ibwiriza butumwa. Niyo mpamvu rero hari inshuro nyinshi mutatubona. Iyo mutatubonye mujye mumenya ngo nta cyabaye kandi nta gihari cyo kuvuga, kuko iyo gihari umwuka w'Imana yakivuze tugomba kugitangariza abantu. Hari igihe dutegura ikiganiro tugashakisha, tugasenga Imana, hari uburyo bikunda, hakaba n'igihe bidakunda. Mu buryo bwose tumaze iminsi igera kuri 3 ndetse 4 duterana, tuganira, duhura, dushaka gukora ikiganiro, ariko umwuka w'Imana atarabikunda, bijya binyuzamo rimwe na rimwe bikaba. Ntabwo gukorera Imana ari umurimo woroshye, ntabwo gukorera Imana ari umurimo wo gukinisha, ni umurimo ukomeye kandi ukomerera abantu benshi, nubwo abantu batabiha agaciro, ariko gukorera Imana na kandi kazi. Imana igitugirira neza cyane, kandi Imana ikomeze ibafashe kugira ngo mube maso, mukurikirana ubutumwa bwiza butambuka kuri Comrade TV, channel yanyu, channel yabo, channel yacu, channel twashyiriyeho ubutumwa bwiza gusa bwa Yesu Kristo. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Iyo rero umwuka w'Imana hari icyo avuze, biba ngombwa ko tukibabwira, tukakibamenyesha, kuko kenshi na kenshi umwuka ajya agira icyo atubwira. Mw'iyi minsi hari icyo ari kuvuga, kandi mw'iyi minsi hari icyo ari kubabwira. Uyu munsi hari ubutumwa ndi bubabwire mu kanya kari buze kuza, ariko mu gihe tutarabugeraho reka mbabwire dusenga, dufatanyiriza hamwe dusenge kugira ngo mbagezeho icyo umwuka abwira amatorero muri rusange. Imana yera y'ukuri, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana nziza kandi uri Imana y'amahoro. Turagushimira mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Yesu wabambwe ku musaraba tukabamburwa, Yesu wababajwe tukababarirwa, Yesu wahambwe tukazurwa mu bapfuye. Twarabo kugirirwa umujinya, twarabo kurimbuka, ariko Yesu waratubabariye, udukirisha imbabazi n'ubuntu bwawe, udukirisha amaraso yawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugirire neza weze imitima yacu,
weza ubwenge bwacu, weza imbaraga zacu n'ingingo zacu n'imibiri yacu, kugira ngo igukorere ibikunze, kugira ngo igukorere bikuye ku mutima. Dukorane nawe, tugendane nawe, tuvuge tubwirijwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo wangwe ku musaraba. Bana natwe dufashe kuri aya manywa, tubisabye twiringiye izina rya Yesu, amen. Imana idufashe cyane, idufashe kandi idushoboze kugira icyo tugeraho, kugira icyo mufashwa mu kumva, kugira ijambo ry'Imana ribagereho. Mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ngo umwuka w'Imana iyo ari muri twe, umwuka w'Imana iyo ari hagati muri twe, aba afite byinshi ashaka kubagezaho, kubera ko twebwe ubwacu ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, ahubwo turi aba Kristo ngo tubwirizwe n'umwuka wera kugira ibyo tubagezaho. Iyi minsi rero bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, ni iminsi ikomeye, iyi ni iminsi igoye, ni iminsi ndetse iruhije, ni iminsi umwuka w'Imana amaze kwicara akitegereza, akagenzura imitima, ubundi agatanga ubutumwa bukwiriye. Abantu benshi bari gukorera Imana muri no minsi, Imana isa niyatanze gutuza gake. Abantu benshi bakorera Imana babwirijwe n'umwuka, bitari ukubeshya, bitari ikinyoma, baratuje cyane. Umwuka ntashaka ko barimo kuvuga ibyo bishakiye, umwuka w'Imana ntashaka ko tuvuga ibyo twiboneye, ntabwo ijwi ry'Uwiteka rishaka ko duhimba ibyo tubabwira, ahubwo rirashaka ngo abantu b'Imana batuze. Imana irashaka ko abantu bayo batuza muri no minsi, abahanuzi bagatuza, bakayitega amatwi bakayumva, kuko hariho agahuge ko gutuza. Abantu benshi bagomba gutuza. Imana niyo irimo gusobanura ibyayo, Imana niyo iri gusobanura iby'umurimo wayo, Imana niyo ije gusobanura umurimo uko umeze, niyo ije gutunganya ibidatunganye, nije gukura ibishimwa mu bigaho, nije kuvangura urukungu n'amasaka, nije kuvangura intama mu ihene, nije kuvangura impyisi zikura mu ntama, ije kuvana bihehe mu ihene, ije kuvangura ikibi n'icyiza hagati muri twe no mu murimo wayo umaze kudindira, urimo kugenda Satani awivuga hejuru uko ashatse. Bakozi b'Imana, ntabwo Satani yigeze acika intege zo gukora. Satani afite ishyaka ryinshi, arashaka gukora cyane. Satani ntaryama, abademoni ntibaryama, ntabwo imbaraga za Satani zirimo kwicara, ndetse n'abambari be bari mu isi ntibicaye, bararara amajoro mu manama, bagambanira umurimo w'Imana, bagambanira ijambo ry'Imana, bari kugambanira ubutumwa bwiza. Satani arahagurutse ngo aneshe, Satani arahagurutse ngo arwane, kuko yibwira ko gutsinda kwe ari ukurimbura ubwoko bw'Imana. Ariko Imana ishimwe kwishura ibyo byose, hakabaho kuburirwa. Ni mube maso musenge, bakozi b'Imana, mube maso musenge, ibigeragezo byo ni byinshi. Ndagira ngo nibutse mu 2023 mu kwezi kwa 9 nani kwa 12 ku itariki 29 naganiriye n'umuvugabutumwa, naganiriye n'umunyamakuru umwe, tuganira ku by'umwaka wari ugiye kuza. Uyu mwaka mubwira ngo uzaba umwaka ugoye, uzaba umwaka ukomeye, uzaba umwaka urimo ibibazo, kandi uzaba uri umwaka wo gusobanura ibisobanye biwurimo, kuko Uwiteka yavugaga ko aje gusobanura ibisobanye, kuko Uwiteka yavugaga ko Abanyarwanda, abari mu Rwanda, abari mu mahanga bumva ikirimi cy'Ikinyarwanda n'abatacyumva barimo kugenda barushaho kugomera Imana. Kubera kugomera Imana, kubera kugenda bivanga, Imana yavuze ko ije gusobanura ibisobanye mu murimo wayo, ije gusobanura ubutumwa bw'ibinyoma n'ubutumwa bw'umwuka buri mu Mana, buri mu kuri. Ubutumwa bw'abadayimoni buje gusobanuka. Nababwiye ko ije gusobanura. Ngiye kukwinginga munyamakuru, uze kujya mu biganiro byacu, ugere ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12, hari ikiganiro ubuvanemo, uzava arimo akantu gato. Ubwo twaganiraga nkubwira ngo uyu mwaka wa 2024 ni umwaka Imana ije kwerekana abakozi b'Imana benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bukuri. Ije no kwerekana abakozi b'Imana benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda b'abahanjuzi, bafite amavuta y'amahanjurano, y'amagurano. Uje no kwerekana abakozi b'Imana benshi bamaze gusubira inyuma bakajya mu bibanezeza bidafite inyungu Imana.
ije no gusobanura abaririmbyi benshi badakorana n'umwuka w'Imana, ahubwo bafite izindi mbaraga bakorana nazo. Uyu ni umwaka ukomeye, narabikubwiye, ndakubwira ngo yavuze ko igiye gusobanuza ubwenge, kuko abanyarwanda nabo bakora ibintu byinshi biri mu bwenge n'uburyarya. Niyo mpamvu umwuka w'Imana yatubwiraga icyo gihe ngo ndaje nsobanura ibisobanye, nje gukoresha ubwenge n'imbaraga kugira ngo mpishure ibiri muri iki gihugu, kugira ngo mpishure ubutumwa buri hano, kugira ngo mpishure imyizerere iri hano, kugira ngo mpishurire imyitwarire y'abakozi banjye basubiye inyuma kandi barimo kwishushanya mu ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Sinzi niba mutarimo kubibona ko irimo kugenda ibisobanura. Herade, iyo witegereje ubona Imana itarimo gusobanura aya makuru, iri kubisobanura cyane. Muraje murebe uko igenda isobanura ibintu. Abakozi gito bose bagiye kwiyerekana, abavuga butumwa batakijijwe, babatukanyi b'ibitutsi barangwa n'ibitutsi mu kanwa kabo bagiye kugaragara kandi barimo baraboneka, barimo barisobanura. Ntago batinya gutukana ibitutsi kuri kamera, ntago batinya gutuka bagenzi babo, nubwo baba bari mu byaha barimo baratukana, batuka bo babonaho ibyaha, ntabwo bibakwiriye gutukana, barimo basebanya mu buryo bugaragara. Ibi ni ibintu rero Imana yavuze ko igiye guhishura. Muhumure, irakomeza ibihishure. Abakozi b'Imana bari mu kuri baragaragara, abakozi b'Imana bakorana n'imbaraga z'ukuzimu barakomeza bahishuke, basobanuke, kuko Imana irashaka kuvana ibishimwa mu bigawa. Imana irashaka kuvangura abavuga butumwa b'umwuka n'abavuga butumwa b'umubiri, n'abahanuzi b'umwuka n'abahanuzi b'ibinyoma. Imana igiye kubasobanura, ntabwo uyu mwaka urangira bose itabasobanuye. Murabyirebera, muraza kubibona. Ni umwaka w'umukwabo mu buryo bw'umwuka Imana irimo gukora. Ntimubone rero abantu bari gusubiranamo kuri cano, nimubona abantu barimo kuvuga amagambo menshi yabarenze. Abantu benshi baracyavuga ngo aya makuru yo ku muhanda, ntabwo aya makuru abaye ku muhanda, ahubwo cyaje ari igipimo. Iyi ni cano igomba kuvumbura abantu bose, izi cano zigomba kuvumbura ibintu bikomeye byari bihishwe. Imana irimo iracishaho kugira ngo abantu basubiranemo, abantu bigaragaze, abantu bavuge bagenzi babo. Niko Imana izagenda yivangura, ivana ibishimwa mu bigawa, kandi ntabwo izabikora ikoresheje ikindi, izakoresha bagenzi bacu dukorana umurimo nk'uko yaduhamagaye. Imana yacu itugirire neza. Reka rero twiganirire ku ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo ni ibyo ngibyo, nuko Imana ikomeje umurimo wayo wo gusobanura ibisobanye. Muzabibona ibisobanura mu babyeyi, ababyeyi bavangavanga badakijijwe neza, ababyeyi bavangavanga badahindutse, abavuga butumwa b'abagabo batahindutse, abavuga butumwa b'abasore badahinduka. Harimo kuza ibipimo byabo. Muzabona abahanuzi mwakekaga barimo gukora amarorerwa bakora ibyaha. Muzabona abavuga butumwa mwakekaga mwarebaga ari bazima barimo gukora ibibi. Muzabona amagambo menshi atandukanye mu murimo w'Imana. Muzabona abapasitoro benshi muri uyu mwaka bazagaragara ko badakijijwe, kandi mwari muzi ko bakijijwe neza. Iyi minsi niyo kugaragaza, niyo gushungura kwa bamwe kuri bamwe. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana ikomeze kudufasha, Imana ikomeze kuduhembura. Mureke rero tuganire ijambo ry'Imana mu magambo makeya, kugira ngo iryo jambo ridufashe kandi ijambo ritugirire umumaro, kuko ni igikwiye kigomba kubaho kuri uyu munsi, ni ukumva ijambo ry'Imana. Reka dusome rero ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Matayo ibice 17 umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 9. N'amagambo atari menshi cyane, ariko n'amagambo ugomba gusoma uyu munsi ukayumva. Yesu ahinduka ishusho irabagirana, Mose na Eliya baboneka nawe. Reka twumve rero icyo avuga ku murongo wa mbere, Matayo ibice 17. Iyi minsi 6 ishize, Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine basa. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he hararabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, n'indi ya Eliya. Akibivuga, igicu kirabakingiriza, ijwi
rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane. Yesu arabegera abakoraho arababwira ati nimuhaguruke mwitinya. Mwitinya. Umurongo wa 8, bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine musa. Bakimanuka umusozi Yesu arababwira ati arabihanangiriza ati ntihagire umuntu mubwira ibyo mweretswe kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana hano riradufasha mu buryo bufatika bukomeye kandi bugaragara. Yesu yaramaze kuganira n'abigishwa be abasobanurira neza iby'inzira y'umusaraba, abasobanurira neza uko imbere bigiye kugenda, ayimo abasobanurira iby'urugamba bari bariho, kuko hari karibu Yesu Kristo ngo ahure n'ubuzima bw'urupfu rwari rumwegereje. Yesu rero amaze kuganira n'abigishwa atoranyamo abagabo batatu, afatamo Petero, afatamo Yakobo, afata na Yohana mwene se wa Yakobo. Arababwira ati nimuze tujyane ku musozi. Bazamuka ku musozi bajya gusenga. Yesu inshuro nyinshi yakundaga gusenga. Yesu inshuro nyinshi ntabwo yakundaga gusengera mu ruhame, yakundaga kuba ari kumwe n'abigishwa baganira, yakundaga kuba ari kumwe n'abagenzi n'abaturage abigisha, ababwiriza iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Yarangiza kubigisha agasoza iteraniro, ku mugoroba agahaguruka akajya gusenga. Bigaragara ngo nawe imbaraga yazihabwaga n'igihugu cyo mu ijuru. Bigaragara ngo nawe yari mu ishusho y'umuntu, yari yarigize umuntu, yagombaga gukora nk'abantu kugira ngo isi mugirire icyizere, kugira ngo n'ijuru rimugirire icyizere kandi rimwongerere imbaraga n'amavuta. Yesu yagombaga gusenga kugira ngo abone imbaraga zimufasha kugira ngo yegere Imana. Ibyo bamwe muri no minsi ubabwira ntibabyumve, bakakubwira ngo barakijijwe, bakakubwira ngo Imana yabagiriye neza, bakakubwira ngo Imana yarabahinduye, bakakubwira ngo bahawe n'impano nyinshi z'umwuka, gusenga ntibabigire iby'imbere. Kandi Yesu nawe ubwe yarakundaga gusenga. Bibiliya iratubwira ngo Yesu atandukana n'abo bigishwa be 12, afatamo batatu barimo Petero, barimo Yakobo, barimo Yohana, barazamuka bajya ku musozi bajya gusenga Imana. Imana itugirire neza. Barazamuka bajya hejuru y'umusozi bajya kwinginga Imana. Bakigeze hejuru kuri uwo musozi, Yesu icyo yashakaga mu ruhare runini kwari ukugira ngo abasobanurire neza iby'ubwiru bw'Imana, kwari kugira ngo abereke neza ko umwana w'umuntu nubwo yapfa azabaho. Yesu yari mu minsi yo kubasobanurira neza kuzapfa kwe, kandi yari mu minsi yo kubereka ko hari abapfuye, Mose na Eliya bapfuye bakiranuka, bapfuye bubaha Imana, ko batasinziriye. Yashatse kubereka ko abo bagabo nabo basokuruza bacu bariho. Nibwo yagiye arababwira ati nimuze tugende. Bageze ku musozi arabiyereka. Yesu ngo atangira guhindurwa, ararabagirana, agaragara ngo asa n'izuba, ararabagirana nk'ibishirira nk'ibishashi by'izuba ashashagirana. Ikanzu ye ngo irera cyane, iba umweru wera cyane nk'umucyo, umucyo wera cyane, ariko ijisho nani mu maso he hararabagirana nk'izuba, mu ruhanga rwe harabagirana nk'izuba, umubiri we wose uhinduka nk'imirasire y'izuba. Noneho ngo muri uko kurabagirana bagiye kwitegereza, habonekamo abandi bagabo babiri bari kumwe nawe. Bari abagabo babiri bari kumwe na Yesu. Hari ikintu gikomeye gitangaje. Niki kintu cyatumye bamenya kuri yari Eliya? Niki kintu cyatumye bamenya kuriya ari Mose? Ni ukuvuga ngo Imana ifite ubushobozi bwinshi bwo gusobanura ubwoko bwayo, bifite ubushobozi bwinshi mu ijambo, harimo imbaraga nyinshi zo gusobanura, umwuka agasobanura byinshi bihishwe. Kuko bakibona iryo yerekwa mu ruhanga babonye Mose, mu ruhanga babona Eliya, abo bagabo batarabaho
bano bagabo baje nyuma, Petero na Yohana na Yakobo, mu by'ukuri ntibigeze bahura na Yohana, ntibigeze bahura na Mose, nta nubwo bigeze bareba mu maso ya Eliya, ariko mwiyerekwa bagize bahise bahabwa ubushobozi bwo gusobanukirwa kuri ya Eliya, bahabwa ubushobozi bwo gusobanukirwa kuri ya Mose, bahabwa ubushobozi bwo kubona kuri abagirana ari wazamukanye nabo ari we Yesu. Yesu arababwira ati nuko gahunda imeze, mwitinya, ibintu birakomeye, nimusobanukirwe neza ko abapfuye badasinzira gusa, ahubwo bazakanguka ari bazima, ko abapfuye bizera badasinzira, ntabwo abapfuye bizera basinzira ngo baceceke, ntabwo bahunikira ngo bazabore, ahubwo bazazuka ari bazima. Yesu yashatse kwereka bariya bagabo gukomera kw'Imana n'uko urubori rw'urupfu ntacyo rukwiye gutwara abana b'Imana, kuko abo bagabo bose bari baragiye. Eliya yazamutse adapfuye agera mu ijuru, Mose yazamutse apfuye agerayo. Abo bagabo bose bagarutse kubonana na Yesu, bari kumwe na Yesu ngo baganira, barimo bavugana, bamubonekeye, barimo baganira. Intumwa ze eshatu yazamukanye nazo zihita zigirirwa ubuntu bwo gusobanukirwa bari bo. Petero ahita ashyuhaguza abwira Yesu ati reka twigumire hano, reka nubake inzu, ngiye guca ingando, ndakora ishambure yawe, ndakora ishambure ya Mose, ndakora ishambure ya Eliya, nindangiza ajye n'abahungu bari kumwe nanjye, twe turigumira hanze, ariko tugumire iruhande rwanyu, tuba abarinzi banyu, tuba abasekirite banyu, tuba abazamu banyu, tuba abasirikare bo kubarinda, ariko twigumire hano duce ingando, twe kuva imbere y'ubwiza bw'Imana yacu, twe kuva imbere y'ubwiza bw'Imana yo mu ijuru, twigumira aha tube mu bihe byiza ndimo kureba. Muze tugume hano, turabubakiraho muba mwebwe, turaca ingando y'abagabo batatu, iyawe, iya Eliya, iya Mose, ariko tubane namwe, tugumane namwe. Ntabwo rero intumwa zifuzaga gutandukana nabo, byerekana ngo iby'amaso yacu atarareba, byerekana ngo iby'amatwi yacu atarumva, byerekana ngo iby'iminwa yacu itaravuga, nitugera mu ijuru tuzabibona. Kuko icyanejeje bariya bagabo nta mafaranga bari babazaniye, ubwo ab'isi bahurura birukanka inyuma y'amafaranga, ubwo ab'isi bahurura birukanka inyuma y'ubutunzi, ntabwo bari abagabo Eliya na Mose bazanye amafaranga, nta nubwo bari bazanye ibyo kurya, gusa bazanye ubwiza bw'Imana, bazana kurabagirana kw'Imana, bazana gushashagirana kw'Imana, bazana umucyo w'Imana, bawugeza iruhande rwa Yesu, batangira kuganira na Yesu, batangira kuvugana na Yesu, batangira kumubaza amakuru, batangira kumubaza abo yazanye nabo, batangira kumubaza ngo ni bande, batangira guhana ibiganiro n'ibitekerezo. Biba ngombwa ko babagabo uko ari babiri, Yakobo, Yohana na Petero ni batatu, bahita bavuga bati ibi bintu birakomeye, aba bantu mureke tugumane nabo, ibyishimo birabasaga, baravuga bati mwaritse tugagumana. Yesu nicyo yakoze, ngo bakivuga ngo bubake ingando, bahita babona ko babahungu babavumbuye, ubanza batari bazi ko babavumbuye. Ubanza na Yesu mwiyereko yari arimo kuganira na Mose na Eliya, ntabwo hari yari yabonye ko intumwa zabibonye yazamukanye nazo, ariko intumwa zari zamaze kubitambo wazabibonye, kuko Yesu yabaye nk'ubacira irenga, abahaguhishurirwa barareba baramenya. Noneho yumvise ko babivumbuye batangiye kubivuga, aravuga ati bataza kubisakuza, ahita babwira ati muhumure, arababwira ati mutuze. Nibwo ako kanya ngo haje igicu kirabakingiriza, ni ukuvuga ngo Uwiteka itashyiramo urukuta, aravuga ati aba bana babonye ibanga ryanjye, babonye gukora kwanjye, babonye gukomera kwanjye, reka mbarengagize gatoya kuko ibi ntabwo ari ibyabo. Ngo ishyiramo igicu ngo gihita gitandukanya Yesu na Eliya na Mose, kirabakingiriza. Yakobo na Petero na Yohana basigara hano nabo bahagaze. Ngo barangije Yesu ngo akora ikintu cyiza, ngo Petero amaze kubwira Yesu ati reka twubake ingando, ngo akibivuga Petero amaze kubivuga, igicu cyakingirije abo bagabo, gikingiriza Mose, gikingiriza Eliya, gikingiriza na Yesu. Ariko ngo Yesu akora ikintu cyiza, Yesu ngo yarongeye abahumura amaso barareba, ngo abigishwa babyumvise babonye uko bimeze barikanga. Muri uwo mwanya umva uko bavuga, akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rivugiramo muri cya gicu riravuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya. Nuko Uwiteka akora, amaze kubona ko babivumbuye, amaze kubona ko babibonye, yari amaze kubona neza ko Petero na Yakobo na Yohana babibonye. Uwiteka ngo amanukira mu gicu, ahagarara hagati ye y'aba bagabo batatu barimo Mose, barimo Eliya na Yesu, ahagarara hagati y'aba bagabo batatu barimo Petero, barimo Yakobo, barimo na Yohana, bari abagabo batandatu. Uwiteka ahagarara hagati yabo,
arababwira ati nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mumwumvire. Haleluya. Akibivuga ngo mumwumvire, ngo Petero na Yohana na Yakobo bakibyumva bikubita hasi bubamye, baragwa bagwa igihumure, barahwera, bararaba, bakiraba. Yesu agira urukundo n'imbabazi, aravuga ati aba bagabo bashobora gukeka ko turi amadayimoni, bashobora gukeka ko turi ibindi. Arababwira ati oya, nimuze abakoraho. Arababwira ati mubyuke, mwitinya, mwigira ubwoba, nimwikange, ndi kumwe namwe, nimwikange, ndacyahari, nimwikange, ndi hafi yanyu, nimuhumure kandi ndabinginze ibi bintu ntimugire undi mubibwira, ntimugire uwo mubwira ko mwahishura ibi bintu ntarageze igihe cy'umuzuko, kuko yari yarabigishije neza ko azapfa ariko kandi ko azazuka. Yanga rero ko bamena ibanga, kuko ari we mfura yo kuzuka. Imana itugirire neza cyane. Ngibyo rero Yesu Kristo umwana w'Imana hari ikintu gikomeye yakoze, yaciye bugufi ndetse cyane, aca bugufi ku buryo bugaragarira amaso y'abantu, kandi yasobanuriye abantu nuko abantu n'uyu munsi batarimo kubyumva ngo banabyemere. Mu bushobozi bwe bwinshi yerekanye ko umwana w'umuntu yasinziriye yizeye abadapfuye. Era wabyumvise neza, nuramuka ugize ibyago byo gupfusha umuntu wizera, ntukagire ubwoba, ntabwo abapfuye, abariho kandi hari abategerereje kuzabonana nawe mukabana karamata ubuziraherezo. Yesu hano yashaka gusobanura ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, ko nyuma yo gupfa kwe azazuka hawe imbaraga n'ubushobozi no kurabagirana, ko nyuma y'uko Mose apfuye yongeye kugaragara ariho. Abantu benshi bumvaga ko Mose ngo yapfuye akagwa mu butayu atageze i Kanani kandi yari yarabibwiwe, bakumva ko yarimbutse. Hari ababitekereza batyo, ariko Mose nta kibazo yigeze agirana n'Imana. Bibiliya iranatubwira ngo umurambo we ntiwabonetse, Imana yonyine niyo yabyikoreye, niyo yamushyinguye, ibikora mu buryo bw'icyubahiro, iramwubahisha. Ariko ku munsi wo kugira ngo isobanure byinshi mu byo yavuze, ku munsi wo gusobanura amateka yayo, imuhishurira Yesu, imuhishurira Petero na Yakobo na Yohana, irabereka ngo dore nguyu Mose, dore nguyu Eliya, ngaba bana banjye bankiranukiye, nibaze bakuganirize. Baramanuka begera Yesu, baramwiyereka, batangira kuganira. Yesu muri iryo yerekwa abigishwa be baratangara, abigishwa be bati turaguma hano, abigishwa be bati twabibonye, abigishwa be bati twabisobanukiwe, abigishwa be bati ntituva aha, reka tuhubake. Yesu ngo akibona ibyo, Uwiteka akibona ibyo, ahita afata umwanzuro, ashyiraho igicu, aramanuka ahagarara hagati yabo, arababwira ati reka rero mbabwire abahungu banjye, ni iki nashaka kubasobanurira, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire. Kubera iki? Kubera ko yarakwiye kumvirwa. Yesu nuwo kubahwa, Yesu nuwo kugendera duciye bugufi. Yesu ntacyo atakoze ngo agaragaze ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Niwe mfura yo kuzuka, kandi ni nawe buhita bwo kuzuka. Ibyo yakoze twarazutse, arapfa arapfa arahambwa, turazuka. Yinjira mu rupfu kugira ngo arusobanurire. Abo uwa mbere n'uwa nyuma wo kurufungura, ntabwo ruzongera guherana abantu, ntabwo urupfu ruzongera gufunga abantu. Yarapfuye, arahambwa, arazuka ngo tubere ikimenyetso. Nicyo cyamuzanye, ni ukutubera ikimenyetso cyuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tuzajyamo. Kubera ko iyo biba atari uko bimeze, ntabwo yari kwerekana Mose na Eliya. Icyatumye azana bariya abagabo bagiye kera, ko ari ukugira ngo yerekane ko nyuma y'ubuzima bubi hazaba ubundi buzima. Imana itugirire neza cyane. Nyuma yo kubabara no guhangayika, hari ubundi buzima tuzabamo kandi burabagirana. Iyo buba budahari, ntabwo Mose yagombaga kuboneka, kandi Mose yaguye mu nzira mu rugendo nk'uko natwe twapfa. Mose yapfuye nk'uko natwe twagwa ku rugendo. Imana itugirire neza cyane. Ni ukwihangana, narwaye agakorora n'akagiripe gakeya, ariko Imana irahari ngo iturengere, Imana irahari ngo indengere, Imana irahari ngo idufashe kandi ikomeze ikore umurimo wayo. Hagati yanjye namwe nimuzirikane ko hari uwihanganiye umusaraba kugira ngo tubeho. Muzirikane ko hari uwinjiye mu rubori rw'urupfu kugira ngo arwambure imbaraga, kugira ngo natwe tuvuge, kugira ngo natwe tubeho. Kandi nk'uko Mose yarabagiranye akagaragara yarapfuye,
akagaragara imbere ya Yesu, akagaragara ari kumwe na Yesu baganira, akiyereka intumwa Petero na Yakobo na Yohana, niko natwe tuzahindurwa tuvuye mu rupfu twambaye umubiri mushya ubwo Yesu Kristo azahishurwa, ubwo Yesu Kristo azabaje gutwara itorero. Abazaba barapfuye rero tuzazuka tumusanganire ku bicu. Abazaba barapfuye bizera, atari babandi b'imirambo, atari bamwe bishushanyije, uretse ko uwo munsi uzaba ukomeye, uretse ko uwo munsi uzaba unagoye, n'abishushanyije nabo uwo munsi bazazukira gukorwa n'isoni. Abakiranutse bazazukira ubugingo buhoraho, abakiraniwe bazazukira gukorwa n'isoni. Imana yacu itugirire neza. Ngaya magambo ndashaka kubaha ntabwo ari amagambo menshi, ntabwo ari ubutumwa burebure, nuko gusa nagira ngo nguhaze ibyiringiro. Nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, ntimukuke imitima. Nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, ntuzatinye gusinzira. Nyuma y'urupfu hari ubundi buzima kubizera, ntuzatinye gutwarwa n'urupfu. Urupfu ntirugukura umutima, urubori rw'urupfu rukanga abantu benshi. Abantu benshi bumva urupfu bakumva ibintu birarangiye. Abantu benshi nimutinyuke, nimusenga Imana ibatinyura urupfu, nimusenga Imana ibatinyura ibihe bibi, nimusenga Imana ibatinyura ibahe gukomera, kuko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima twahishuriwe. Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane. Mureke dusenge, ntabwo dutinda, nuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi tumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Mana yera, Mana y'ukuri no kwizerwa no kwiringirwa, turagushimye mu izina rya Yesu. Turagushimye kuri Imana ikiranuka. Iri jambo rigira umumaro ku mitima y'abaryumvise, iri jambo rikomeze benshi baryumva, tubisabye twiringiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.